Hello nshuti zanjye mbabwire ko mbifurije kugubwa neza rero mbifurije igitondo cyiza nizere ko mumeze neza. Turi tariki rero ni 28 n'ukwezi kwa 11 n'umwaka 2024, aho tubura ukwezi kumwe n'iminsi mikeya kabisa tukinjira mu wundi mwaka. Ni amakuru rero y'abasitari muri rusange, murabizi ko ntajya mbatenguha ku nkuru zishyushye cyane z'abasitari. Ubu rero ni Bruce Melody wagarutse i Kigali nyuma yo guhura na Ambassador Prosper Higiro. Umuhanzi rero itaha iwacu Bruce wamamaye nka Bruce Melody yagaragaje ifoto ari kumwe na Ambassador Prosper Higiro. Iyi foto rero yafashwe ubwo yari asoje urugendo rw'ibitaramo muri Canada. Uyu mugabo rero ugezweho muri iki gihe binyuze mu ndirimbo, iyo foto yakoranye na Ben Aime Baraza, ari mu Rwanda kuva mu mpera za weekend ishize nk'uko amakuru agera ku kinyamakuru Inyarwanda abihamya kabisa. Yasohoye rero ifoto mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu, ni kuri uyu wa gatatu, ni tariki 27 Ugushyingo n'uyu mwaka 2024, mu rwego rwo kugaragaza ko ibitaramo yakoreye muri Canada byanamufashije kwakirwa na Ambassador Higiro Prosper uhagarariye u Rwanda mu gihugu cya Canada. Asohoye rero iyo foto kandi mu gihe hacicikanye amakuru avuga ko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umujyanama we Coach Gaël. Mu butumwa bwe rero bwo kuri Instagram nyuma yo guhura na Ambassador Higiro, Bruce Melody yavuze ati ntewe ishema no guhagararira u Rwanda ku rwego mpuzamahanga no kumenyekanisha umuco wacu kabisa n'impano n'ubumenyi n'ubuhanga. Mu bihe rero bitandukanye uyu muhanzi yagiye yakirwa na Ambassador ndetse akagaragaza ko bivuze ibintu kinini cyane ku muziki we. Bruce Melody rero ni amaze iminsi ari gukora album ye nshya, ndetse byitezwe ko ku wa gatanu w'icyumweru kiri imbere azatangaza gahunda yo kuyimurika kabisa. Ni album imaze igihe kinini itegerejwe, ndetse yafashe umwanya wo guhitamo muri izo ndirimbo zizaba ziyiriho. Arateganya kuzakora umugoroba wo kuyimurikira abanyarwanda kabisa mu gitaramo cyihariye muri rusange. Ni Bruce Melody rero, umusore kabisa uri kubica bigacika ku isi muri rusange. Katurebere hamwe rero. Ubu rero noneho indi nkuru ni Dramati rero ni umuhanzi uri mu bagezweho muri iki gihe binyuze mu ndirimbo zirimo Kosho. Yagarutse i Kigali yitabiriye igitaramo cya Defist. Uyu musore rero yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu, ni tariki 27 Ugushyingo n'umwaka 2024. Yakirwa n'abakobwa bo muri Kigali Protocol. Yari aheruka rero i Kigali mu cyumweru gishize ubwo yaririmbaga muri kamwe mu tubyiniro, ndetse kuva mu mwaka 2023 yakunze kugenderera igihugu cy'u Rwanda. Uyu musore rero yari yabanje kugorwa no kubona indege, kuko ubwo yarageze ku kibuga cy'indege cya Tanzania yagowe no kuhava, bituma amasaha yo kugera i Kigali yigizwa imbere. Dramati rero ari ku rutonde rw'abahanzi bazaririmbira mu gitaramo cya Defist, azizihizamo imyaka 10 ishize ari mu muziki Shine Boy Fest. Ni igitaramo rero kizabera muri Camp Kigali, kandi kizaririmbwamo n'abandi bahanzi barimo nka Aline San, Platini,
Platini P, Dani Nanone, Risa, Melissa ndetse na Neri Ngabo, Bushari n'abandi byamamare. Dramati rero umwe mu babarizwa mu nzu ifasha abahanzi mu bya muzika, Bantu Boy Entertainment y'umunyabigwi mu muziki wa Burundi witwa Big Fizzo, kuri tariki rero 17 Nyakanga 2022 yatangaje ko isohoka rya extended play cyangwa se EP ye ya mbere yise Revolution Rose iriho indirimbo zirindwi nka Sawa, Mateo na Your Money, Ambulance, Itunda yakoranye na Big Fizzo cyangwa n'indi yitwa Ulala ndetse na Yesa. Davis D ugiye gukora rero igitaramo avuga ko muri iki gihe anahugiye mu gutegura indirimbo nshya zizaba zigize alubumu ye nshya. Ni alubumu avuga ko izaba irimo indirimbo nyinshi kandi ziryoheye n'amatwi. Yaherukaga rero gusohora alubumu yise Afro Killer, yariho indirimbo zakunzwe cyane cyane. Mu bindi bikorwa rero ari gukora muri iki gihe harimo no kwitegura gushyira hanze udukingirizo twamwitiriwe, aho azakorana n'umuryango Cyber Rwanda. Davis D mu mvugo ye rero aherekeresha amazina ye kuvuga ko ari umwana w'abakobwa. Inyandiko rero zimuvugaho zigaragaza ko yavutse tariki 27 Werurwe 1993, aho yavukiye mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Mwongere rero kubana nanjye mu zindi nkuru zigiye zitandukanye, kora subscribe nimba turayikora